iyo sabune warayikoze neza iva mu iforome uyu munsi umuntu yayifurije yayifurisha isabune iri mu kazi. Ubusanzwe twebwe abanyarwanda dukoresha amasabune dukuye mu mahanga ikomeza ifate kugira ngo tuyisone abantu. Uwo muti uvuye muri Kenya, yego uvuye muri Kenya, uvuye hehe na hehe, uvuye muri Sulfur Rwanda, uhagaze amafaranga 1800. Wowe uwo muti uhagaze angahe? Mbo uyu muti uyu nguyu mutangira amafaranga 1600. Nuko ngira ngo iyo muri Kenya igura 1800 hafi 2, ariko wowe umuti binganya karite na quantité ukayigurisha 1600. Ni 1600. Niko ubuhagaze. Yego. Gusa ku muntu witwara ari byinshi, akatwara ibintu byinshi ku kiranguzo, ari 1500. Nuhango umuntu aramutse mufite ubushobozi bwo guha abantu bangana iki amasabune. Ni byiza ko muri abanyarwanda n'abanyarwanda ntibavuga ngo tugiye muri Kenya, tugiye muri Uganda, kuba mubasha kwikora amasabune. Yego mufite ubushobozi bungana iki bwo gukwirakwiza ibicuruzwa byanyu mu gihugu. Ubushobozi umuntu ariho. Bonsoir et bon après-midi mes chers amis et les amis de Simbi TV avec Command 7 TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions. Je m'appelle Siméon et j'admire pour tout le monde qui partage notre vidéo à différentes occasions. Mes chers amis, toutes les choses c'est possible, impossible, c'est insuffisant quand il y a très beaucoup de personnes qui partagent notre vidéo à différentes occasions. Turakunda cyane kandi tuvuga ku mutima ni nako bizahora nta n'impamvu nimwe atuma tutabikora. Umunsi ku munsi tuba twafite inkuru zitandukanye, inkuru z'ubukungu, imyidagaduro ndetse na politiki. Ibyo byose kandi tubikora kugira ngo tubereke ko mutari mwenyine, tubereke ko igihe cyose mwadukenera tuba duhari. Turangwa n'ubudahemuka no kubinyangamugayo, kwicisha bugufi no kubaha buri wese kuko nta uzi iby'ejo hazaza. Nibwo buryo bwonyine bwo gutera imbere. Uyu munsi nk'ibisanzwe rero uyu munsi ikiganiro cyerekeye ubukungu by'umwihariko mu rubyiruko, by'umwihariko mu bantu batandukanye. Turi kumwe n'umurasta, turi kumwe n'umuntu mukuru nyega ko atari ubwa mbere. Mwamubonye mu mishinga myinshi yazamuye abantu benshi cyane, impano, imiziki, ubuhinzi n'ubworozi, isuku hose abahari. Nge nitwa Nshimyimana Simeon, niwe mugiye kubana muri iki kiganiro, ariko ntago ndi njyenyine. Umutumirwa wacu yitwa, tumuhaye ikaze. Umutumirwa ni Tobaras. Nkuko mubizi Rasta. Tobaras umeze gute? Imbere yawe turahabona ibintu bimeze nk'isabune. Watangiye ryari? Nyega ko wenda gira icyo tubwira ko izi produit turi kubona imbere yawe mu by'ukuri. Ubwa mbere twarutse ari mu bihumyo, uyu munsi ho bimeze gute? Uyu munsi naho naje ku isabune. Naje ku isabune, urabona ko n'ubundi ku isabune. Yego. Hanyuma rero ese mu by'ukuri wenda nuko dusanzwe bamaze gupakira ama produit babijyanye ku isoko bimwe muri byo, ariko uko biri kose icy'ingenzi n'ubumenyi ufite. Hanyuma production cyangwa se gutunganya isabune watangiye kubikora gute? Impano yo gukora amasabune cyangwa se ibintu nk'ibyo ni kenshi na kenshi byo abantu benshi bitinya, wowe byagenze gute? Mbo ibi ngibi impano nishe vuba. Ikintu naragitekereje aciyemo igihe kirekire munagitekereza, ariko ni kwa kundi utekereza ikintu ariko bikarangira n'ubundi ugikoze. Urabona ko rwose byagezweho, isabune irakorwa nk'isabune. Iyo sabune warayikoze neza iva mu iforome uyu munsi umuntu yayifurije. Yayifurisha isabune iri mu kazi. Ubusanzwe twebwe abanyarwanda dukoresha amasabune dukuye mu mahanga ikomeza ifate kugira ngo tuyisone abantu. Uwo muti uvuye muri Kenya, yego uvuye muri Kenya, uvuye hehe na hehe, uvuye muri Sulfur Rwanda, uhagaze amafaranga 1800. Wowe uwo muti uhagaze angahe? Mbo uyu muti uyu nguyu mutangira amafaranga 1600. Nuko ngira ngo iyo muri Kenya igura 1800 hafi 2, ariko wowe umuti binganya karite na quantité ukayigurisha 1600. Ni 1600. Niko ubuhagaze. Yego. Gusa ku muntu witwara ari byinshi, akatwara ibintu byinshi ku kiranguzo, ari 1500. Nuhango umuntu aramutse mufite ubushobozi bwo guha abantu bangana iki amasabune. Ni byiza ko muri abanyarwanda n'abanyarwanda ntibavuga ngo tugiye muri Kenya, tugiye muri Uganda, kuba mubasha kwikora amasabune. Yego mufite ubushobozi bungana iki bwo gukwirakwiza ibicuruzwa byanyu mu gihugu. Ubushobozi umuntu ariho, ubushobozi turi ubu ngubu ni bwo kwa twakora isabune yabasha guhaza abantu bo muri quartier. Abatwegereye kuko ubu ni abatwegereye n'abandi
bo hirya uko gahunda niyo gukora kugira ngo byibuze dusagurire amasoko yo hirya kuri dusapurayinge mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zitandukanye. Ubu niyo revo dushaka kugira ngo ubu turi mu ntangiriro. Ubu turi gutangira kuko iyo ni umushinga utangiye vuba. Urubyiruko rwinshi by'umwihariko rwo mu Rwanda uwo muti ukomeze ufate niba ngombwa ufate n'undi ariko tukomeze tuwufate kugira ngo bataza kugira ngo ni fake kugira ngo turi kubatuburira. Ni ukuri rasi ni ikintu kiza pe kubona abanyarwanda bashaka kugira igitekerezo cyo kwikora isabune nk'iyo ngiyo umunyarwanda akayitunganya ikava muri forme ikaza imeze uko nguko. Hanyuma rero uyu munsi kampani yawe cyangwa se abo mukorana muri abantu bangahe mu by'ukuri? Njyewe umuguwo n'undi na mugenzi wanjye turimo gutya twagize icyo gitekerezo kumugira igitekerezo ukagisangiza umuntu ariko bikarangira n'ubundi mubigezeho tujya mu bintu by'amahugurwa kugira ngo umuntu abyihuguremo. Amahugurwa umuntu yavuyemo turaza turapurika turakora. Uyu munsi waciye kuri no kwifuza isabune? Isabune ubu twahereye kuri iyi sabune ikomeye gutya ariko ubu gahunda iriho n'ubundi turashaka kugira ngo tuzane n'iy'amazi ariko icyo twashatse kugira ngo tubanze dukore ni isabune ikomeye. Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko barateganyiriza iki? Muri abantu bangahe muri kampani yanyu? Muri kampani ni njye na mugenzi wanjye turi babiri. Urumva ubwo rero ariko ikiriho abakeneye kwiga keneye ubumenyi muri babiri turi babiri wenda kwiga turaza kwiganaho nyuma. Hanyuma rero rasi ni izihe nzitizi muhura nazo mu gukora amasabune yanyu? Inzitizi duhura nazo ni iz'ibi bikoresho ibyo dukoresha. Izo nizo mbogamizi nizo nzitizi kuko ibi bintu birahenze. Ubwo rero icyo twakoze ni ukugira ni ukumenya uburyo ikorwamo ibikoresho bikorwamo kugira ngo noneho twebwe dusigare duhanganye n'ikibazo cyo kugira ngo tubone izo materiyeri tubasha kuba twakoresha. Hari bigusa izo nizo mbogamizi duhura nazo uko bikoresho kuko hari ibituruka hanze urumva biri mu gihugu nabyo usanga igiciro kiri hejuru ariko gahoro gahoro. Iyo tubonye abantu bakora amasabune rimwe twumva ko ari ibintu birenze, twumva ko ari abanyamahanga. Give Sante hari udusabune dutoya abantu bajyana mu mahoteli, hari utuntu nk'utwo mu by'ukuri abantu bifashisha ku ngendo. Mwebwe gukora amasabune cyangwa se umushinga wo gukora amasabune cyangwa se wowe umushinga wo gukora amasabune watangije, uruhare rw'ubuyobozi bukwegere cyangwa se uruhare rw'igihugu cyangwa se ikigo gishinzwe urubyiruko n'abandi bateza imbere impano of course ubwo n'abatanga inguzanyo n'abatanga rungana gute ku ijana mu by'ukuri? Sasa uyu mushinga twatekereje kuwukora ariko tugamije kugira ngo tuwudevelope eske turebe icyo ubuyobozi bwadufasha, turebe icyo ibigo by'imari byadufasha kugira ngo uyu mushinga tuwudevelope dukore mu buryo bwagutse. Dutekereze n'ibindi byo gukora kurumva ko wagiye ukomoza ku masabune y'ubwoko bugiye butandukanye kumva ibituruka hanze. Ibi ni muri rwa rwego tuba turi kuvuga rwo kwigira. Urabona muri Afurika turacyafite ibibazo byinshi. Yego, turakura ibintu hanze urumva bikaza biduhenze. Nk'ubu urabona nk'ibibazo bya peteroli wenda n'urugero hafi dufite. Iyi peteroli itunganyirizwa muri Afurika, icyo kibazo ntabwo twakigira. Niba ikibazo kizabera muri Iran, ikibazo cya peteroli kikavuka kubera ko bituruka iriya, Afurika dufite akazi ko kugira ngo turebe icyo twakora tugwize inganda zikora ibyo bintu muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda kugira ngo ubuzima butworohere. Yego, urwo ni rwo rwo kuba turimo turagerageza kuvumbura ibyakorwa. Ubu nyine ibi ngibi twebwe turi kuri uru rwego, ariko hari n'ibindi bikeneye kuba byanakorwa kugira ngo byibuze ibintu bitworohere. Umuntu abonye ufite iyo sabune ashobora gukeka ko yavuye muri Kenya. Ni ukuri? Sabune imeze neza kabisa. Abona ni sabune ifite ntawamenya ko yavuye mu biganza byawe.
bitangaza abantu ariko gahoro gahoro ibyo ngibyo n'ubundi ibikorerwa muri Kenya n'ahangaha n'ubundi twabikora natwe twabikora twabikora. Hanyuma rero reka hari imyumvire iri muri rubanda Rasta ukumva nk'uko wakoze isabune cyangwa se wazanye produit nshyashya ku isoko ukavuga ngo ngiye Rasta reka nkora isabune, ugasanga abaturage muturanye cyangwa se abakagombye gukonsoma izo produit ntabwo bari kuzikonsoma cyangwa se ntabwo bari kubikoresha feka yego bakabitesha agaciro kubera ko ari wabo ari bya bindi by'iwacu nta by'iwacu bifite agaciro. Iyo myumvire ariko sinzi niba hari abagifite iyo myumvire kubera uko ubuzima bugenda buhindagurika. Imyumvire nk'iyo ngiyo igiye ivamo kubera ko n'ubundi twebwe birasaba kugira ngo ibintu tubyikorere ubuzima butworohere nta n'ikindi. Nshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi duhoza ku mutima, ndi kumwe na Tobaras ni umwe mu bantu bafite imishinga myinshi. So ni ibintu byiza rero kubona umuntu nk'uyu nguyu. Hanyuma rero iyo umuntu akeneye wenda nk'amasabune yanyu cyangwa se reka wenda reka kuvuga ku masabune yawe, nge mbanzu nyemeze ko abaturage isabune zawe barazikoresha pe kuko baza kugura. Kuko rero urumva niba yakorewe muri Kenya iri ku 800, ngiye nkaza n'ubundi bahera ku 600, abaturage babashaka bihendutse kandi noneho byakorewe iwacu. Ni ibintu byiza. Turashimira Rasta. Niba hari icyo wifuza kubaza Rasta rwose amarembo arakinguye, wenda araza no kuvuga nimero ze arya ni nimero abakeneye kuba bagira icyo babaza cyangwa se wenda n'ubundi gusobanuro. Nimero ni 078 6 2 4 7 2 3 yego ni 078 6 2 4 7 2 3 4.